nimba ucuruza ibintu bijyanye n'amagisiswari ya telefone, aho turavuga sharijeri, ekuteri n'ibindi nkabyo, ngwino tujyane kurangura Nyabugogo nkwereka ahantu badahenda. Umva ku muntu uranguza neza adahenda ku giciro gitoya, umva bimeze nko kwigira muri China muri make. Ahangaha rero uyu muntu bamwita order, nugenda uzagenda uvuga ngo ndashaka order, niko bamwita. Ni mayenda yishyiraho kugira ngo mujye mumuhamagara, ndetse nubwo waba uri mu ntara, nubwo waba uri Cyangugu, aragupakingira akakohereza werereye, and then ibintu byawe bikakugeraho. Ushaka amasharijeri, ushaka ama ekuteri, ushaka utu bluetooth, ushaka ibintu byose, murabona ko ibintu byose biba birimo, amabatiri, ibirahuri by'amatelefone. Umva kandi none uyu muntu muramubona yitwa Oda, ni umwana mwiza, aranguza ku giciro cyiza. Mbese nyine ngiye sonje nawe urabizi, nabonye apfa kubabwira ngo umuntu n'umwana mwiza, ariko wibaze wa muntu ugwa service. Umva izi mashini zarazifite rero, aziranguza kuri makeya. Uyikeneye waba ushaka kawe kagasanzwe, waba ushaka kurangura, umva uramuhamagara kuri iyo nimero iri hejuru ukamubwira. Ndetse cyiza kiwe nuko akora na delivery aho uherereye, abafite abantu baziranye b'abamotari cyangwa se n'imodoka, waba uri mu ntara, waba uri umva arakoherereza ibicuruzwa bikakugeraho, kandi ubumeze nk'uwiviriye muri China. Rero mugene mu muteze imbere, yitwa Oda. Murakoze cyane. Nanjye Sonjera ni undanguza, mwese ko nkora ku soko rya Nyarugenge muri